Yesu nashimwe, nshuti bakundwa mudukurikira kuri uru rubuga rwacu. Imana ishimwe cyane kandi amahoro y'Imana n'imigisha yayo bibe kuri mwebwe, bibe kuri mwebwe n'abanyu n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu. Amahoro y'imigisha by'Imana bibane namwe. Muri kumwe rero na mwene so Pasiteri Iyamuremye Theoneste. Ni muri wa mwanya twahariye ijambo ry'Imana kuri uru rubuga rwacu rwa Iyarure TV. Ni umwanya mwiza rero twahariye ijambo ry'Imana. Reka tubanze twicishe bugufi dushimire Imana uburyo igiye kudufasha muri uyu mwanya, kugira ngo abe ariyo idutera inkunga muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka aho uri wicishe bugufi imbere y'Imana, hanyuma duhuze umutima dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe kandi ubwami bwawe buze. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza ko utwemereye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe kandi niryo ryaremye isi n'ijuru. Ijambo ryawe kandi riraturuta, riradusumba kure cyane. Utwemerere tujyane muri iri jambo, Umwuka wawe wera adufashe kandi aduhishurire. Ntabwo ari njyewe ugiye kurivuga wisabira njyewe njyenyine, ahubwo ndasabira n'abandi bagiye kuryumva ndetse n'abazaryumva nyuma yaha. Twese tuzagirirwe neza nawe kugira ngo dufashwe n'ijambo ryawe, kandi byose tubisabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice ni 5, turahera ku murongo wa 2. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, duhere mu bice 5, duhere ku murongo wa 2. Haranditswe ngo: kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Umurongo wa 5: hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Inshuti bakundwa, ndagira ngo twigane aya magambo kandi tuyige neza twitonze, kugira ngo tuyumve neza. Twumvisemo inkuru z'abarwayi, twumvamo inkuru z'ikidendezi ndetse n'aho cyari kiri,
twumvamo inkuru ya Yesu n'uburyo yahatambutse yigendera. Titire y'aya magambo iravuga ngo Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38. Urumva ko iyo ndwara uwo muntu yarayimaranye imyaka 38. Mwebwe mudukurikiye uyu mwanya wa none, sinibaza yuko umuntu w'imyaka 38 ari umuntu mutoya cyane. Harimo n'abatarayigira kandi mukuze, yenda mwaranashatse mwaranabyaye. Ibaze nawe umuntu wari umaze imyaka 38. Uyu muntu yarababaye. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo bugufi bw'i Yerusalemu hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwaga Betesida, ngo cyari gifite amabaraza 5. Muri ayo mabaraza ajya muri icyo kidendezi hariho abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye. Bibiliya yatubwiye ngo hariho abanyunyutse, hariho abafite ubumuga bw'amaguru, impumyi. Buri muntu n'indwara ye arwaye yari ari mu iryo baraza ategereje. Kandi ngo rimwe na rimwe marayika yamanukaga muri icyo kidendezi. Kondisiyo ni uko marayika yazaga mu kidendezi, amazi yakwihinduriza, hajyagamo umuntu umwe wenyine, ngo wabanzaga kujyamo yakiraga indwara. Bibiliya yatubwiye ngo yabashaga gukira indwara iyo ari yo yose. Ariko twibukiranye ko marayika yazaga rimwe na rimwe. Niyo mpamvu abantu bahatinze, bahamara igihe kirekire bahategerereje, batanguranwa kujya mu mazi. Aha wakwibaza uti se ni ryari marayika yazaga? Twabwiwe ngo ni rimwe na rimwe. Wenda ni rimwe mu kwezi, wenda ni rimwe mu gihembwe, wenda ni rimwe mu mezi 6, wenda ni 2 mu mwaka. Icyo nzi cy'abantu bari bategereje agakiza ko gukira indwara zababazaga umubiri. Muri abo barwayi benshi bari aho ngaho rero hari umurwayi, murongo wa 5, ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yari afite abahamuzanye, yari afite abarwaza. Bigeze aha abarwaza barananirwa bamuvaho, basubira mu ngo zabo, bajya gushaka ibyo bakora kuko byari birenze. Icyo gihe rero ngo ubwo marayika yazaga mu mazi, ab'inkwakuzi n'abafite ababafasha barabateruraga bakabajugunya mu kidendezi. Uyu muntu ngo yajya kugira ngo ajye mu mazi nawe agasanga hari abandi bagize gute, bamutanze. Uyu muntu yari afite ingorane zikomeye cyane, yari afite ibibazo bikomeye cyane. Inkuru nziza rero ngo Yesu anyura aho hantu, ngo kandi amenya yuko uyu muntu amaze igihe kirekire arwaye. Yesu ntabwo yabibwiwe n'undi, nta nubwo bigeze bamutabariza, yaba n'abigishwa, yaba ababodigadi ba Yesu, abaprotokole. Nta protokole n'imwe yigeze ibwira Yesu yuko uyu muntu amaze igihe kirekire arwaye. Ahubwo Yesu ngo yamenye neza ko uyu muntu, uyu mugabo amaze igihe kirekire arwaye. Ahangaha reka nkubwire nshuti yanjye, ijambo ry'Imana ryaranditswe, ariko ryanditswe kugira ngo rifashe ubuzima bwacu. Reka turigarure mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Ushobora kuba uri ahantu
hameze nk'aho uyu mugabo wari umaze imyaka 38, wenda si uburwayi ufite, ni ikindi kibazo runaka ufite. Wenda se umaranye igihe ubushomeri bwinshi, igihe kirekire mu bushomeri, nacyo kimeze nk'uburwayi. Igihe kirekire mu bukene, nabyo bimeze nk'uburwayi. Igihe kirekire mu rushako rubi, bimeze nk'uburwayi. Igihe kirekire utubaka urugo, ushaka kubaka urugo bikanga, nabyo bimeze nk'uburwayi. Igihe kirekire urambagizwa ubukwe bugapfa, urambagiza hakarongora undi, icyo gihe kirekire nacyo kimeze nk'uburwayi. Igihe kirekire ukorera umushahara utazi aho ujya, ukawukorera ariko wajya kuwushaka ukawubura ukayoberwa aho uciye, icyo ni igihe kirekire. Ibibazo rero biratandukanye, ariko byose ni ibibazo. Agahanze kose kagera ku muntu karababaza kandi kababaza umutima. Ntago nzi icyo urwana nacyo uyu munsi, ariko reka nguhumurize nkubwire ngo Yesu arakuzi. Yesu azi ko umaze igihe kirekire umutegereje. Yesu azi ko ukeneye ubufasha. Yesu azi ko ukeneye ubutabazi. Yesu arabizi neza. Ntago nkubwiye ngo wenda n'aka kanya uri gutabara, kuko nanjye ntago nzi igihe Yesu yapangiye kugutabarira. Ntago ndi mu mikorere ye. Njyewe nje kukubwira ngo ihangane, wiyongeremo imbaraga, wongere utegereze, kandi umutegereze byanga bikunda, mu gihe gikwiriye, mu isaha yagennye, mu munota yagennye, mu isegonda yagennye. Yesu nawe azakugeraho agukorera igitangaza. Yesu ngo ahanyuze yigendera, arimo yitambukira, uwo murwayi nta nubwo yatatse nka ya mpumyi bita Barutimayo, ahubwo ngo Yesu yamenye ko uwo muntu amaze igihe kirekire arwaye. Ngo aragenda aramwegera, aramubaza ngo urashaka gukira? Nagira nkubwire ngo Yesu arimo arakubaza, ubundi wowe urashaka gukira? Urashaka gukira? Urumva wowe ubishaka? Urumva ubikeneye? Ngo uwo murwayi ntabwo byibuze yamenye urimo amubaza, ntabwo yamumenye, ahubwo yazanye amarigima atandukanye. Aramubwira ngo databuja, buriya njyewe nabuze umuntu, nabuze masenge, nabuze ababyeyi, mbura papa mbura mama, nabuze. Mu bibazo byawe kenshi hari igihe twikorera abantu, hari igihe twitana ba mwana ngo hari yongera dati, yongera mami, yongera nyogosenge. Oya, ndakubwiye ngo rekana n'abantu, va ku bantu. Nimba baragusize, ariko Yesu arahari, kandi Yesu yiteguye kukugirira neza. Ngo aramubwira ngo abandi bantu bantanga mu mazi, kuko njye ntafite gisunika, kuko ntafite umfasha. Abandi iyo amazi yihindurije bantanga mu mazi. Niyo mpamvu nakubitikiye ahangaha, niyo mpamvu maze igihe kirekire ahangaha, niyo mpamvu y'ubu bukene nuko ntafite abamfasha, niyo mpamvu y'ibi bibazo nuko ntafite mama, niyo mpamvu y'ibi bibazo nuko ntafite inshuti zarantaye, abavandimwe barantaye. Inshuti yanjye, abantu bashobora kukuvaho, imiryango ikakuvaho, ababyeyi bakakureka, ariko Yesu we ntabwo yakureka. Ngo asubiza Yesu ngo nta muntu mfite. Yesu arakarama, kandi Yesu ni mwiza, kandi Yesu uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko akiri. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Ngo Yesu amanura itegeko, arategeka, aramubwira ngo byuka, wikorere uburiri bwawe, ugende. Uwo mugabo ntabwo yazuyaje, atitaye ku bimukikije, atitaye ku bantu bamutereranye, atitaye ku muntu ubimubwiye.
yagize kwizera kurazamuka, arabyuka, yikorera uburiri bwe, arangije aragenda. Bibiliya yatubwiye ngo kuri uwo munsi hari ku munsi w'isabato. Ndagira ngo nkubwire ngo witegure kwikorera ibibazo umaze igihe bikwikoreye. Ibyo bibazo nawe gerageza ubyuka aho uri. Ibyo bibazo umaze igihe uryamyemo, umaze igihe wiyoroshe, byuka ubyikorere, kuko Yesu aje gutegeka ibyo bibazo. Niwe utegeka ibibazo, niwe utegeka imiraba. Ngo yikorera uburiri bwe, arangije aragenda. Imana ishimwe cyane kandi Yesu ashimwe cyane. Aya magambo atubwiye iki? Uyumvisemo iki? Njyewe icyo nyumvisemo ni uko Yesu akorera mu gihe, niwe nyir'ibihe, kandi azi ibyo yibwira agomba kutugirira. Yabasha gukiza n'uyu munsi, yabasha gukura mu bukene, yabasha gutanga akazi, yabasha na biriya ntavuze byose Yesu arabishoboye. Reka tubimuharire, tumutegereze, twe kurambirwa. Igihe cyose azaziramo, icyo nzi cyo nuko atazatinda. Igihe cyose Yesu azaziramo azakora, kandi uzashima Imana, kandi uzatanga ubuhamya. Twebwe tubabwira dufite ubuhamya bukomeye, turi ubuhamya bugenda bw'ibyo Imana yagiye ikora. Twahuye na byinshi bitandukanye: ubupfubyi, ubukene, ubushomeri. Ibyo byose twahuye nabyo, ariko mu gihe gikwiriye Yesu yarahageze akora ibitangaza. Reka rero nguhumurize nkubwire ngo komeza umutegereze. Igihe azahagerera ntabwo azaba yatinze. Igihe azahagerera mu gihe, kandi azakora. Imana ishimwe cyane ku bw'aya magambo, kandi kubw'uko wemeye gufungura umutima wawe kugira ngo usubizwemo inkomezi, usubizwemo imbaraga. Reka dusenge Imana. Mana Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ku bw'aya magambo utubwiye, ku bw'aya magambo yanditswe kugira ngo n'uyu munsi adufashe. Fasha uyu musore, ufashe uyu mukobwa, ufashe iyi mfubyi, ufashe uyu mupfakazi, ufashe uyu watawe, ufashe uyu watereranywe, ufashe uyu umaze igihe kirekire arwaye, ari mu bitaro yivuza indwara itandukanye. Mwami Imana yanjye, ijambo rirambwira ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo, n'uyu munsi niko ari. Uyu munsi uracyakiza. Mwami Imana, arambura ikiganza cyawe, ukore kw'ibyo bibazo, ukore kw'ubwo burwayi, ukize, uruhure, kuko ari we karuhura. Ukore imirimo itangaje, maze mu gihe gikwiriye abana bawe bazahagarare bashima izina ryawe. Urakoze Mwami, ukomeze udukomereze mu buntu bwawe. Twebwe twese twumvise aya magambo, izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Imana iguha umugisha. Watwandikira muri komenti, watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero 0788251933. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Mwari kumwe na mwene so Pasiteri Iyamuremye Theoneste. Imana ibahe umugisha, kandi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe. Amina.